mihanda yuje ituze ya Kigali hari imodoka igaragara nk'iy'abandi bose, ariko iyo uyitegereje neza ubona ko irimo ikintu kidasanzwe. Imodoka itarimo uburanga gusa, ahubwo irimo icyubahiro, ikoranabuhanga n'ubwirinzi budasanzwe. Imodoka ikaba igendwamo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ikaba yitwa Range Rover Centenary. Imodoka yahinduwe n'igisirikare kiri mu ishusho idasanzwe. Uyu munsi turakugezaho ikigereranyo kirambuye ku bwiza, umutekano n'amabanga yo muri iyi modoka yihariye. Ubundi mu mwaka wa 2015 uruganda rwa Range Rover binyuze mu ishami ryihariye rizwi nka Special Vehicle Operation (CVO) rwatangiye gukora imodoka zihariye mu rwego rw'umutekano. Intego yari imwe: guha abayobozi bakuru b'ibihugu imodoka zishobora kurinda ubuzima bwabo nk'uko igisirikare kirinda igihugu. Range Rover Centenary ni imwe muri izo modoka zatekerejweho nk'urukuta rw'ikirenga rw'umutekano. Range Rover Centenary ikaba ifite inzugi zo ku rwego mpuzamahanga rw'ubwirinzi rwitwa BR8, rukaba rushobora kwihanganira amasasu ya 7.62 mm ikoreshwa mu ntwaro ziremereye, ndetse ikihanganira no mu gihe hakurikijwe igisasu cya TNT kingana n'ibiro 15. Muri bose w'imodoka ubatse mu byuma birinda ibisasu. Ibirahure byayo bikaba ari ibirahure by'umutekano w'ikirenga, bifite ubushobozi bwo kwihanganira imizinga, amasasu na RPG mu gihe irashwe. Ubundi imodoka isanzwe ntabwo igira ibi bikurikira: amapine ya run flat agenda nubwo yaba yakomeretse, ifite aho gusohokera igitaraganya hihariye inyuma, ifite system ikoraho umwuka w'uwumba n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bizimya umuriro. Ibi byose biba biri muri Centenary. Harimo kandi telefone zifite umuyoboro udashobora kwinjirwamo n'abantu, ifite tank y'amavuta irinzwe yo ku rwego rwo hejuru itapfa kwinjirwamo n'ibitero. Abaturage benshi bareba imodoka bagakeka ko ari imodoka y'umuntu usanzwe, ariko Centenary ntikwiye gucibwa kubanza n'amaso, kuko irinda amasasu, igahumekwamo neza nubwo yabagabweho ibitero by'ubumara. Amapine yayo ntahangara nubwo yaba yangiritse, kandi ikagira ibikoresho bya gisirikare imbere mu buryo butagaragara. Tugereranyije na The Beast ariyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendamo, iyi modoka isa n'iyindi y'ubutare, ariko Centenary ntiyasigaye inyuma. Yubatswe mu bwenge buhanitse, ikagira igishushanyo cyoroheje ariko kirimo intwaro z'ibanga. Nubwo The Beast iremereye kandi ikagaragara nk'igisirikare, Centenary yo ni nk'inkota iri mu ntoki z'ubaga. Ubundi Perezida w'u Rwanda arindwa n'inzego zihariye arizo Republican Guard, abasirikari batoranyijwe barinda umukuru w'igihugu, harimo Special Force banga no gutabara mu gihe gito, harimo nka Police Escort, polisi yihuta cyane kandi ifite ibikoresho bigezweho. Kugira ngo yinjire muri izi nzego bisaba imyitozo buri munsi, kwizerwa no kumenya gukoresha ibikoresho bihanitse by'umutekano. Range Rover Centenary ntikorerwa mu ruganda rusanzwe, yubakirwa mu kigo cya Range Rover gishinzwe imodoka zidasanzwe ahitwa Special Vehicle Operation Center. Imodoka yari isanzwe yaje gutemwa igashyirwamo ibyuma bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru, kongerwamo ibirahure bidasanzwe, ibindi byose bigenzurwa buri mezi 3 kugera kuri 6 kugira ngo yuzure mu buryo bwuzuye umutekano. Mu gihe isi yugarijwe n'ibibazo by'umutekano, uburyo umuyobozi agendamo buvuga byinshi ku gihugu. Centenary ni ishusho y'igihugu gitekereza ku mutekano, gishyira imbere icyubahiro ariko kidashaka kurata intwaro. Perezida ayigendamo ni nk'uko igihugu cyambaye ingabo zitagaragara kandi zikomeye. Nubwo The Beast ifite ubwirinzi bukomeye, Centenary yatsindiye umwanya wayo kubera impamvu zikurikira: igaragara nk'imodoka isanzwe, ihendutse ku buryo gupfa kumenya iyo umukuru w'igihugu arimo byaba bitoroshye, ifite umuvuduko ujyanye n'igihe, kandi irimo ubuhanga bwo kwihisha. Uyu ni umutekano utemerera igitero kumenya aho gikubita.
mu nama ya Commonwealth Youth Summit n'izindi nama mpuzamahanga Perezida Kagame yagaragayemo ayigendamo. Abayibonaga batabizi